Hello, ndabashuje bitewe n'igihe waba urimo. Vuga ngo uyu munsi ngiye kubereka akantu karaza kubafasha ku bantu bakoresha TikTok, then cyangwa nawe ushaka kuyikoresha ukajya ugira flow nyinshi, then ugatangira no kuyihemberwaho. Ni ukuvuga ngo nayo ngiye kujya nyibereka dukora aka kantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo umunsi tugiye kurebera hamwe y'uburyo wakongera flow zawe za TikTok. Ni ukuvuga ngo hano mfite account yitwa Menya Studio ya TikTok. Ni ukuvuga ngo rero icyo tugiye gukora, urabona turayifite, then tugiye kwizamurira flow, then noneho tuzagendana inzira ku nzira no kugeza ino TikTok igeze ahantu ihembwa, then n'amafaranga nkayabikuza nkabereka proof, nkayambabwira nti gutya na gutya. Ubu urajya muri ntuza yawe muri TikTok nani muri Play Store yawe wandikemo TikTok iyo hejuru. Uvuga ngo wowe urafata iyitwa TikTok imeze gutya, ifite logo imeze gutya, then noneho urayifungura. Nkwibutsa gukora subscribe ukora n'inzogera kugira ngo video zawe zikugere ku gihe, zigufasha. Then hano uraza ahangaha ukurikire video kugeza irangiye, kuko nicikiriza ndakeka nta kintu naza gukuramo. Okay, turaza ahangaha, urabona dufite izina ryitwa Menya Studio gutya rimeze, then uze urishyiremo ahangaha, wandikemo izina ry'ibyawe nyine bya account yawe ufite. Ubu ni mu buryo bwo kongera followers, then ukande confirm. Ako kanya barahita bayiguhereza. Okay, barahita bayiguhereza, baguhereza byose, details ibintu byose ufite. Ndakeka ko uri kubibona. Icyo urakora wakanda confirm. Okay, kadutegereze birarodingaho. Kwibutsa gukora subscribe mugenzi wanjye, kore subscribe. Okay, uvuga ngo iyi application ngiye namaje kuyikoreshaho, namaje ndayicekinga, ntabwo nawe ikintu ntamanje gucekinga. Iyi application irakora neza 100%. Okay, ndakwereka ukuntu uzajya uyikoresha, kandi ndakeka n'ubishaka bishyizemo ubushake waniki urarara uyu munsi uyujuje mu gihe ubonye no video. Okay, uraza kanze mbereka hano, uraza urabona ko njya narayikoresheje. Okay, uvuga ngo ahantu ku gutya hameze, ugomba gukorera icyo bita coin. Urazibona rero. Okay, urajya ukanda hariya, then uze hano flowing. Okay, urajya ugenda flowing. Okay, urabona ko coin ziri kugenda ziyongera. Urongera ukanda hano handitse flow now and get coin. Katugeze dushyiremo tubikore. Okay, uvuga ngo mu gihe nanjye nagiye ndazikora, bagusaba coin 30. Coin 30 kugira ngo utangire uyikoreshe. Utangire uyikoreshe ubonemo icyo bita followers. Kandi umenye ko zino ziba ziri real, ziba zizewe. Uraza ukanda kano kantu, then ukanda exchange. Okay, turi kumwe. Nkubutsa mugenzi wanjye ukore subscribe. Okay, urabona ko karagiye. Ukimara kubibona urabona ko ari hejuru hariya kuri aba bantu, zira ni ntoza maje gukoreraho, maje kubonaho. Urabona mukagiye kubona none ziriyongeye. Okay, turi kumwe. Mugenzi wanjye kora subscribe kugira ngo mube motivation, nkomeze nkore n'izindi video zayo zibafasha. Ufite n'ikindi kibazo wambwira nkagufasha. Okay, reka dukomeze. Urabona ko zimaje kuba 100. Zimaje kuba 100, then turakomeza twikoreye coin zibaye 101.
zibaye 102 kuko ngo zigenda ziyongeraho uzireba. Ni 3 ndakeka kuri kubibona rwose. Noneho wewe kugira ngo wongeremo coin urajya uza hano ukande zibaye 3 urabona ko nsiganye coin 15. Okay, wongera uze uyu muntu twari twamukoreye, iyo wamukoreye ntago yongera kugira, uraza ukongera ugasubirayo, then uzi nanone wongera ukanda hano handitse flow, nabajya bakubwira ko amazi ujya ubikuramo hano flow. Kariya kantu urakomeza ugafungure. Ni ukuvuga ngo ibi bintu niba wabikora ufiteho coin nyinshi ugafunga connection, iyo usubiyeho usanga zarangiye. Okay, urakanda flow ukupe, wongere uze ukande flow ukupe, uze usubire hahandi, Okay, urabona ko zabaye 5 dusigaranye coin 12 naye za zindi 3 zigiyeho. Okay, ndabona ni ibintu rwose bimeze neza. Urabona uragiza ukande iki flow, urabona ko like ziriyongera, kandi ibi bintu urabona ko nizere ko zimaje kuba zingahe, zimaje kuba like nyinshi nako flow nyinshi. Then nzabereka no kongera like views, byose nzajya mbibereka. Wewe icyo ugomba gukora subscribe kuri no channel ya Menya Studio, njye mbahereza utuntu twinshi. Urabona mu minota mikeya tumaje kwiyongeraho iki flow nyinshi, kandi tugena no kuri TikTok tubirebe ibintu twakoze. Urabona ko ziyongereye rwose. Urabona ko ziyongereye, ureba hano urabona mu minota nyine urabibona ko ziba ziyongereye. Nzabereka n'izindi strategy wakoresha ukabonamo flow nyinshi. Ni ukuvuga ngo ino TikTok tugiye kuyubaka mpaka igeze ahantu hembwa, then nkabereka n'uburyo tuvana amafaranga kuri TikTok, cyose nkayambibereka. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi wambwira, then tukajya dukomeza kubana. Ukande subscribe, wibuke ukande n'inzogera ku muntu twabanye uyu munsi. Icyo tugomba gukora ni ukanda subscribe. Ni ukuvuga ngo ndakeka iyi video irabigufashije, nawe ubigerageze. Nimba nta na account ufite, wowe urebye video ukageza hano wakoze kudukurikira, naho ubutaha.